mba numva ziri mu mudugudu habura ikingo muzirukane mu mudugudu tugiye gushaka inzu tuguharira amahoro yawe n'ubundi inzu nayishyuraga ibiryo nabihahaga minisitiri aba mu nzu emeze gutya gitifu aba mu nzu emeze gutya iyi nzu wayishyura 20 abaye ari wowe agira umuntu ese de ntimunatinya ukamunatinya mukavuga n'umuntu municaranye we mvinyuma su Regaro nubwo mfashe umwanzuro ntabwo binshimishije pe gusa nyine nanone mbonye ariyo mahitamo nyine yanyu ariko gufata umwanzuro birumvikana ariko ushatse n'ubundi wagabana bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo ntazibana zidakomana amahembe ariko ro ku buryo nawe ubwawe uzi uburyo ngewe na Gahinda tubanye ku buryo wanshishikariza kugumana nawe ubizi neza ariwe muntu wa mbere uzi intonganya zihora muri uru rugo ubu se ntabwo byazarangira twese umwe muri twe yishurira nyine ndabizi hari byinshi nabona kandi nkaza nawe nkabikubwira ariko buriya wenda hari kabitera ugomba gutuza wenda nawe azagera aho ngaho atuze ariko nanjye kubwo kubona n'ibintu nkaza nkabikubwira tunaturanye nanjye mbona binambangamiye ndumva nshaka kwimuka n'ibinaba ngombwa ntabwo umunsi ndi burarhatse rwose ndumva nanjye nafata umwanzuro wo kwimuka nkavanga ngo wikwirirwa uvunika kuko ngewe ubwanjye umwanzuro namaze kuwufata ubu icyo ntegereje n'abana banjye kuko urumva ntabwo nafata umwanzuro ngo ngende ntabwiye abana banjye aho bagiye kandi nzi neza ko abana banjye ndi umwe mu bo bashyigikiye ninjye muntu bashyigikiye pe rero icyo ntegereje n'abana banjye yaba nari mbabonye gusa wikwirirwa uvunika ibyo kuvuga kwimuka nta mpamvu yo kuba wakwimuka kubera twebwe pe turata twimuka humura rwose ngaho reka ngende ngo ariko ntashira reka ngende buriya turakora cyangwa unyine wihangane reka mbigiye urugamba n'urwanjye na mama wambyaye ntiyamfasha kururwana usibye Imana yonyine ariko se abana banjye bo kuva nabyuka sinigeze mbabona ubu se ntiyaba yarabatarongeje bakagenda nawe noneho se ntabwo yazanyura nk'uko mama Debo uraho umwana we nari nakubona Debora umeze neza ariko mana we shimwe uhabwe icyubahiro mama wakize uhabwe icyubahiro nari nabavuze kuva nakanguka sinigeze mbabona none se Black ari hehe nawe tumaze iminsi sinzi aho yagiye ubu niba nari mvuye gushaka ariko namubonye yagiye hese yagiye ryari ntabwo mbizi cyagiye ukirwara nawe yose agenda none isose yamubwiye nabi ariko mana yanjye kuko ko muzehe Gahinda nzamugire ubu se abana banjye kuko ariko umwana wa ntacyo humura turaza kumubona sibyo humura ntugire ikibazo reka kuguma guhangayika sibyo kandi umva ahubwo nkubwire ikintu nari natekereje mwana wanjye urabizi tujya tujya inama kandi tugahuza nari natekereje ko twashaka ahandi hantu twigira niyo papa wawe twamusiga hano tukigendera yego sibyo urishimye yo mwana we nicyo ngukundira ubundi mwe nicyo mbakundira nkunda ko munyumva muba ku ruhande rwanjye iteka n'ubundi si usibye kudutesha umutwe nta kindi kintu atumariye sibyo wenda wazongera ugatora n'akabiri bw'isi none wumva nkubwire mugiye gusigara utunganya ibintu bya hano nanjye ngiye gushaka inzu sibyo ngiye kureba ahantu nabona inzu twiyimukire so yasigara hano yazagenda akagumana n'iriya ndaye ngo ni Cecile niba ari Cecile niba ari Cecile simbizi ibyo ntago bindeba ubu ngubu ikindi aje ishinge ni abana banjye ni mwebwe ndi kureba sibyo
noneho ugiye kugenda uba ushyira utuntu ku murongo nawe ngiye gushaka inzu mu kanya n'ingaruka nimbona inzu ndahita nza gupakinge maze twigende sibyo iso nazi umwihore nanakubwira nawe umwihore sibyo ngaho ugenda urebe ibiryo by'isafuriya ko mbona se watanya uteze irya hema ugiye he ntizijya he kuva ryari se ukenera kumenya aho ngiye ego ko se Viviya ko numva mbwira nabi shana nje nishimye waje wishimye nkubwira ahantu ngiye gahe ngiye gushaka inzu nguharira amahoro yawe we na Cecilia Miranda yawe niba ari Cecilia niba ari Cecilia mbaharira amahoro yanyu sibyo ikindi kandi ndibaza yuko nta kibazo kindi ufiteho tuguharira amahoro yawe n'abana banjye tugende turambiwe itesha mutwe ryawe rya buri munsi kandi umbabarira ntituvugane nabi ngugiye Viviya tugiye gushaka inzu tuguharira amahoro yawe n'ubundi inzu nayishyuraga ibiryo nabihahaga ubundi se ugiye he ubundi se umuntu uri kubwira ari kunyira ngugiye gushaka inzu ngiye gushaka inzu rwose ariko nanjye nabitekereje ndavuga nti wazashaka indi nzu wasanga ariko Viviya ntabwo wowe ubibona wasanga inzu ari irimo amadayimoni rwose wakwimuka tukareba ko intambara zahazashira amadayimoni ari muri iriya nzu cyangwa ari muri wowe itangazo abaturage b'umudugudu w'amajyambere turabamenyesha ko mufite inama iyo nama irabera isanzwe ibera ku isaha ya 8:00 yakada nuwajyanwa muri ranzo bakinywemo umusazi cyangwa umuzimu ubundi hano ni sabaruzi Viviya gahirekeraho mu by'ukuri niki cyatuma nge nawe twimukana n'ubundi aho twari turi ko kubiza uburyo tubanye igihe cyose gishize uko tukari tubanyura biza n'ubundi gufata icyemezo cyo kwimuka ni wowe turi guhunga yakada shobora kubona ahandi nkahinduka nta madayimoni ahari ndakubwiye sindagire kugukubita wasanga muri iyi nzu harimo amadayimoni rwose atuma kandi raranyumva avuga ngo zamutikure ngo uzamumenye inda abaturage b'umudugudu w'amajyambere turabamenyesha ko mufite inama iyo nama irabera isanzwe ibera ku isaha ya 8:00 shobora kubona kwimuka ariko Viviya buriya ntureba Roza kandi Roza naratekerezaga nkavuga ngo Roza wajya ngo ni ikirozi buriya nashobora kuba waratetse ugasigwa n'ipfunduye kwa kundi dutekera hariya Viviya Roza ni umurozi iyo dutetse ibiryo ukabirya ukabimara si wungaburira abana si wo mpera nsarase yo mbiri nta n'igicurane barataka si ugaburira abana banjye ibiryo yatetse hagatekerwe mu gatebera gatekerwe mu cyungo iyo nje nkabirya se ubona atari ho mpita nsara iyo nje ntararya se ubona ntari umuntu reka twimukane Roza tumusigire hano Roza niwe murozi rwose nta wundi turogerega ese wabona yarabuze umugabo ukajyanga abagabo be bose ntiyabishe nanjye nashaka kunyica Yesu wanjye shana y'umukumbuye mana yanjye shana y'umukumbuye y'umukumbuye aguze inkuru tujye mu nama Yesu imfasha barishe ziryoshye Yes ahubwo nabyeze hari inkuru twihutaho kuva mvuye mu rugo n'akarabye kugira ngo njye kuzura nese reka nkubaze mudugudu hajya mudugudu ngo ajya si yagiye nese wa hari umudugudu wakundaga kuza usa nkaho ari umugabo mutoya cyangwa nyine urimo hagati nkaho wabona n'umusore ni umutekano ni umutekano none se gahe tuvugisha ukuri urashaka yuko tujyana n'ukuri singukunda se uretse ubundi imbarutso yo gushaka kugenda kwacu ni iriya ndaya yawe ngo ni Cecilia niba ari Cecilia ariko ni mwiza ubundi uzahe ni mwiza nyine niyo mpamvu ushaka kumugumana hojya turajya kuri none se gahe ubu tuvuga ko utazongera kujya kureba Cecilia niba ari Cecilia rakada azajyane kariya gahuye uke n'akariya kabo
ubundi ureka kugenda uvuga ko ari imbuga Hoya ahubwo se ugiye kwishakira hehe Vivian ayiwe we ngira sha barnyahe ndayihaze ndambiwe iyi barnyahe uzatura hitwa ngo nshaka kujya kure ya barnyahe nta kintu nshaka kongera kubona guhura na ushaka watekereje neza yaraba we ubuze nguheke se none se ubundi gahe niki cyatuma nkwizera ku buryo twajyana kuko ndi umugabo wawe twabyaranye amafuti yawe se amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe ariko bivuze ngo ariko reka nkubwire ntabwo rwose nzongera amafuti ni ukuri ndakubwiye kandi twimukane reka tuzane ibintu ahubwo inzu se wayibonye nari ngiye kuyishaka soze ewe uriya mudugudu nawe mba ndeba ntazi nuko tumukureho ni ukumukuraho we kuri wishaka tujyane ibintu turashaka tubifite nituyibone duhite tujyamo ntabwo nshaka kugaruka hano rwose nari mahaza ahubwo nari nabuze uburyo mbikubwiramo mfite tugende none se gahe reka nk'ubu turafata ibintu dushogoshere tugende tutazi n'ahantu tugiye inzu tukayibura tugasanga na nyiri inzu se yayitanga ariko inzu zuzuye muri Kigali wabura inzu ubundi se kuri kumbwira gutyo wowe ufite amafaranga amafaranga ndayafite tugende dufate ibintu amafaranga ndayafite reka nkubwire twagenda twagira gute twajya ku bana tutajya ku bana n'ubundi nukomeza iyo mico yawe nzagusiga noneho nzagenda ntanabikubwiye n'abana banjye twigendera turi kubyumvikana yego pe ngaho tugende tujye kuzana ibintu na Debora yari yanaje tujyane sha kuko ariko nanjye nkabitekereza nawe uri rwose uturoga Vivian ni ukuri ako si uburoza kuko ntumubeshyera wenda tuvuge ko amadayimoni ari muri iyi nzu ariko roza rwose uramubeshyera nuko hoya sahora tugende ukizane kubera ko rwose ndakubwiye sana n'amasafuriya sana n'umufuka dupakira none se kuri kubisohora ndebera sohora n'ibi bintu ariko mana yanjye ako se gahi ese Vivian sohora ibi biryo reka turabiteranyiriza hamwe tubishyuhiriza umwana Debora reka baragenda bagasa bararira aho twimukira ko Vivian ni ibyo cyane maramo ahora Vivian cyakora aya mazi ntabwo turi buyamena turayatwara kuko dushobora kugenda ahantu tubonye tugasanga nta mazi turatwara kandi ugasanga n'ikibazo kandi aya mazi yadufasha noneho sohora n'aka kantu ntukibagirwe sha mana yanjye ngaho sabwiriza nkuru oya tugende turazumva ziraryoshye ahubwo twihute tudakererwa simbe ndimo mana twihute tudakererwa Simbe wasanga ndimo. nawe urimo shyira ku gasahani uzane nimbe ndira hano hanyuma usohora ibindi bintu bisigaye mu Debora Vivian wabanjyana bino bintu iki cya gikapu do wagitije abantu baracyane ni impamo ya Mungu rero wagira ngo bashizemo ibintu banyakujumba gutwe se bajya gukuramo ibijumba mu gikapu cyanjye kadufakire bino byenda tugenda mwana wa ndebera Byihorere. nakandi gafuka mbyihoreye se biraguma ndabitwara muri iyo ntebe oya biragenda mu gikapu nawe ujye ugabanya ubuturage umuturage se uri guverinoma Vivian pakiri ikibazo mfite umwana wanjye naza arabwirwa n'icyaho turi azadushakisha n'umwana se nta kandi kanini karimo kanze ndaje mwereke niyo bajya bavuga bamvuga gute ngo watari umugabo w'abana na kwa mugabo w'abandi se hehe niko nanjye njya nzumva ngaho nyumvira wa muntu kuko n'abayobozi batakintinya we biga baza bikiga bavuga ngo Cecile umuntu se twatira telefone nkahamagara hano nimbonyemo nimero ze none nari narazanditse narazishatse imana ishimwe uratira ndiko ruza nta telefone agira nanjye nkaba ntawe ngira Roza nta telefone agira ariko ibaze Roza atagira telefone yabigira nde nabanyije ariko se kuko ndebera bya biryo ko byashyushye uzane
nawe ugiye mu nama nanjye aho ngiye tugende ngo bagiye gutora umuyobozi mushyashya bavuga ko ntidufashiriye ako se gahi ikote ry'abandi uraritwara reka kiramo gahinda bazakurogesha ninde se ko atari roza w'umurozi ko ari wowe wazanduka iryo kote ko atari irya roza sha nyine ntabwo ari irya roza ariko se nyiraryo Paki. ushaka karibu neza turisiga ryanitse ku mugozi kandi mbona nawe uzajya uzangururiza murimo muratinda kandi ngewe ndashaka gukora ibintu byihuse rwose reka nkwere ngiye kuba ngenda muransanga imbere ujye muransanga imbere ako si ibintu byose ugiye kubitwara gutya ariko gahinda wajya ugabanya akavuyo muransanga imbere reka bagenda Fivia umuntu wakubona wikoreye koko munsanga imbere ndagiye none ibiryo ntabwo cyangwa turabirya tugarutse gutwara ibindi bintu n'ibiryo mubizane mwana urantwaza reka ngende sha urantwaza ijerekani mugire vuba sibyo mugire vuba mwabana ikorera ibasi maze ijerekani uyitware kandi nanjye nshaka ibindi bintu ngenda ntwaye turagenda se tudakize hano hantu gahinda nawe agira akavuyo kino gikombe se gishyire mu si ibikombe bibiri gusa dufite ubundi numvaga turi kubijyana niyo jerekani nyigutwaze mwana we oya jana mutwaze ngaho tugiye twihute dore so noneho yatwica adutegereje akatubona mwagezemo inama sara sekunda gusuhuza utabishaka mukobwa werekana nakwegere nushaka urye n'inzara nta kintu bitwaye agira umuntu ese ntimunatinya mukavuga n'umuntu municaranye we mpinyuma ntabwo hano twaje gutera mutegereze inama ibiri hanyuma niba mufitanye n'amakimbirane baraza kuyakemura ariko mwaye gutonganira hano mu nama niko amakimbirane ari mu mudugudu wawe ni ayahe byakunaniye gukemura ni ibihe byagenze bite aya mba numva ziri mu mudugudu habura iki ngo muzirukane mu mudugudu yaje nk'umuyobozi mu mudugudu haba harimo amakimbirane akomeye cyangwa se ibintu bigiye bikomeye hari ukuntu usanga wenda umuntu umwe yaragoranye cyane ugasanga bose bose babigenderamo iyo umuntu agoranye rero aruma mumwirukana mu mudugudu akagenda yadashobotse ibyo bintu nibyo tuje kugira ngo dukemure dushyire ku murongo niba ubuyobozi bukunaniye bimeze bite sinzi ikibazo ufite mu buyobozi bwawe bamutwara sibo ntabwo bagufasha urebye meze nk'aho nyobora ndi jyenyine mwese ko ndabagusuhuje ubundi mwabona murashwaniye we ntabwo uzi ukuntu uriya mugore agira umuntu mbese byagenze bite umugore agende urumva arata umugore yaragiye ajya kubunza umunwa mu mudugudu muri banyahe muri quartier ngo ndatwaye umugore w'abandi ngo ndatwaye ngo umugabo w'abandi sorry arangije aragenda abikubita umugore w'agahinda sinari nzi ko nagahinda uwo mugore banaturanye ni umuryango ku wundi akantu kose yaragiye aratotora akantu kose aramubwira ngo nababonye ngahanga muri bare ngo nababonye ngo hehe ngo ngago twari ubugabo kasi nize nanaryamana nabo hakuzi ko ari byo twigeze guhura ahantu ntabwo nanjye nari mbazi kuko nyine nari ndi kwigendera bisanzwe ndangije turahura mbona umumama amwoshyushya amubwira ngo tugende mwereka ahantu ari ngo tugende makwereke baransuhuza ngo ntabwo ngo tuboneye ngo umusaza witwa gutya na gutya ndangije ndavuga ati rero ibyo bintu nimubireke uyu mugore uri kugushuka kujyana wasanga ariko aragushuka subira mu rugo umugabo wese ntabwo umwizera ariko namubajije arangije aramwoshyushya amubwira ngo uyu ngana ari kukubeshya ngo tugende mbona baragiye ubwo nk'iyo muri kurogombwa muba mubona ko muri kurogombwa aba ari uruhande cyangwa muba mwumva ko yuko hari igipfamatwi atagira amatwi yumva uzi ko koko ari byo bagiye kuza kuvuga
Shani mwiza. ese wagira ngo ibyo bavuze koko nibyo. Mare nivugiraga muko. None kuki uri kubona umuntu akavuga ngo ni mwiza utavuze umutekano kari mwiza. Nese se ngiye umutekano se kandi kari duhorana mu muntu muri quartier. Oya, nawe ibyo ngibyo wasanga koko ibyo bavuga ko ari byirinda. Nta muko wenza naho umunwa muko. Ngende ndaya waramfashe. Cyawajya nawe nari mbonye ko ari we muri quartier twaba inshuti. None utangiye kunshinza uburaya. Mu mahoro. Ikani cyo cyari utanyimenera umutwe. Mwiriwe neza abaturage bo mu mudugudu w'amajyambere. Niwe. Mbere na mbere mbanje kubashimira kuko mwitabiriye inama mukaba mwarahageze hakiri kare amashyi nanjye ko murayakwiye. Tutarajya kure cyangwa tujye mu bindi bintu, uyu munsi twagize amahirwe yo gusurwa n'umuyobozi mukuru tumuhaye ikaze mu mudugudu. Muraho neza. Rero abaturage b'umudugudu w'amajyambere, njyewe ndi gitifu. Rero maze iminsi numva raporo zingeraho ku murenge, biba ngombwa ko ndi bwimanukire mu mudugudu nanjye nkaza kureba ibyo bibazo biri mu mudugudu. Ni ubuyobozi bubi, duhindura ubundi buyobozi, ni abaturage badashobotse, dukora iki? Ariko ikintu cyanzanye ni ugushakira umuti ikibazo dufite. Maze iminsi numva ngo hari imiserero imaze iminsi mu mudugudu, ngo harimo indaya, ngo harimo abasinzi, ngo harimo ibyo bintu ndashaka kugira ngo tubihe umurongo birangire. nta kintu ashoboye rwose bamukureho. Rwose nanjye njye mbibona. Ndaya zaratuzengereje, amakimbirane yaratuzengereje. Yego wowe. Murakoze. Muyobozi ikibazo nyefite. Nta chef umudugudu tugira. Dufite umwungirije arya ruswa. Hari abaturage arengera. Nicyo kibazo njye nashakaga ko mbagezaho. Tugomba gutora undi muyobozi mushyashya. Mwese ko muri hano murabyemeranyaho umuyobozi ntashobotse dushaka undi. Yego turabyemera bashyiraho. Indaya zirimo hano ziraturambije n'amakimbirane ari mu mudugudu araturambije. Indaya zaraturembeje, amakimbirane araturembeje. Uriya mubyeyi nahaguruka agira icyo atubwira. Ikibazo nari mfite, murabizi mwaduhaye umuyobozi w'umudugudu ariko nta kintu abashije. Kubw'indaya zirimo ahangaha n'amakimbirane arimo ahangaha, ngiye ndumva rwose mwadufasha mukazamuka mumaze kubikemura, ubundi umudugudu wacu ugasigara ari amahoro. Murakoze. Ikintu tugiye gukora, tugiye gusubika inama, tuzongera tubatumize mu nama, muze twongere dushireho umuyobozi ubashije gukemura ibibazo byanyu mufite. Byaramunaniye. Si ubundi mwazanyitoreye ko ngiye nabibasha. Wowe tugutora. Ariko hano baribonye. Oya bashaka undi w'umusore ushoboye. Nawe ubwawe ntabwo wabishobora. Ako nawe mwamutora da. Abayobozi nabo b'abagore nabo barashoboye. Nta mugore uyobora. Warabyibagiwe. Oya nabo bazamutora. Sha bantoye. Indaya narara nzikubise ku buryo nta ndaya yazongera kurangwa mu mudugudu. Nagutoye nawe nagutoye. Nawe ntibagutore bashaka undi w'umusore. Nta kibazo. Nagutoye nawe. Mu mudugudu. Nta kibazo. None abagabo ni wowe wabasha. Ntabwo muzi ko hari ibyo abagabo bananirwa abagore bakabibasha. Simbizi. Nyamara bashatse mwamaye amahirwe. Simbizi ubwo nyine. Nyumvira igishega. Nagutoye. Rero ibyo sibyo byatuzanye, tuzabatumaho tuzongera dutumize inama dutora abayobozi. Sawa murakoze, Imana igumye ibarinde. Imana mugire y'amahoro muzagaruke. Abagore bareke. Undi bendaga kunkuramo ijisho. Ariko shaho wazama nkayobora. Nabende. Ko zaba gutore nkuko ushaka. Mva ntibatoye umudugudu gusa ngo batumaga amatsiko. Ubishwe n'amugabo yari afite umunwa. Yari afite umunwa mana yanjye nuko nyine akashahaje umuyobozi mwiza. Uzamwakeneye. Haje umuyobozi mwiza harundi. Muragenda neza mu myaka y'abandi sha. Barase ko bangendera mu myaka niko yemwe ba. Ye nagarubana ni twebwe. Niko. Komera ariko. Ko mungendera mu myaka habaye ikindi bijerekani ni. Mugende.
ariko ntabwo twayishe pe. ntabwo mwayishe sanga ha muri kubona hari inzira Nyine twari turi kwimuka ariko ntabwo twari dufite inzu pe. Turi kugenda dushakisha aho twakwimukira. aho mwakwimukira Aho gusa nta nzu waturusha. aho mwakwimukira wa mugabo uri umunyamahirwe. Aho twari dutuye sha hari umurozi waturogaga yari yatuzengereje. Nk'ubu nanjye nari ndwaye urushwima ariko dore namuhunze rurakira da. umva rero imana wasenze umunsi yakumvisha. Imana we, Imana ihabwa icyubahiro nuko. uretse gushima njyewe mfite inzu muze mbanza njye kuyibereka kimuze tugende. Ayiwe we. ni ibintu ababwiraga rero. ubundi se umuturutse he? Uko duturutse mu ntara zakurira. umuturutse Muri zabanya hehe yibo. muri zabanya Ese iki kintu cyawe nikizatubwira sha. sesera neza. Ye baba we. Koko we. Nuko byigana n'urugo. wose yuca munsi. zara ngufashe icyo gikapu kiraremereye. ababyihoreye wa mugabo we ninjye ubizi. Mufasha nawe arebe ko yasatira muri ko wagira ngo harimo n'amasasu. sawa. dukomeze tugende mbereke inzu sasa. Tugende vivi. mukomeze tugende muce hano tugenda ariko. dore rero inzu yanjye ni iyi. urabona ko ari inzu nziza cyane. uyagira bitomoka dore iki gisenge gutya ntabwo gifashe. urabona ko ari inzu nziza cyane uhagarariye hano gutya iyi paseri yaha uri kubona ko uhagaze gutya ifite ntuza paseri nini. paseri wayibonye. noneho rero uru rugi ni mekanike urunguru kurufungura ntabwo bisaba ibintu by'imbaraga n'ibiki. ntabwo wirirwa uterura ngo uri guterura igisenge. ni uguhita uterura gutya uhita winjira. n'uzajya ujya gufungura uretse mbanze nkubwire abanyamagambo n'ujya gufungura ni ugukoresha amaboko abiri nabyo guteruza ukuboko. Reka ndore. injira unarebe banza winjira unarebe. winjira urebe. Kamanza nterure. oya terura neza nakubwiye ngo teruza amaboko abiri fata iki kiganza cyaha no gufata hasi no ngo injira ugejeje wayibonye inzu rero urabona ko ifite paseri nini. ahangaha wahatereka amajerekani. ni ka Vivian. Wajya ngo inzu n'ubwogero bw'inguru. mwinjire namwe murebe ntabwo muhejwe. Ese sha Vivian. Ngwino. Iyo bwari ubwogero bw'ingurube na yewe ngwino sha. murabona ko ari inzu nziza cyane. mwayibonye ngira ngo mwayibonye. wayibonye ariko muze wayibonye. ibi ni bya bisenge bya kera kino bakita Devote Evoyage. Devote Evoyage. ibi ni bya bisenge bya kera. ku ntambara ya kangahe y'isi. yandi yashikara mu narwanye. rero reka tuvugane ku bijyanye n'ibiciro. urabona ko iyi nzu iki gisenge ni cya kindi cya kera. ibi ngibi ni ibya mbere y'intambara. ibi ngibi birakomera cyane. abantu babibagamo kera bari abaperezida cyangwa ikinama navuga. Hapa kitakugwi. Ese iyi nzu yo. nakubwiye ngo ujye ukoresha amaboko abiri. Yawe data we. ariko utangiye kuyisenge utarabijyamo. nimba ari iki kibikomye. ubu iminsi ibiri uzahita ibisenya. urugi ni uguteruruza. nabyibutse. ni uguteruza iki? amaboko n'amaguru byose ugaterura. mbo ibijyanye n'ibiciro rero ni ibiciro biri hasi cyane. niyo mpamvu nakubwiye ngo rero bura nyikubona nabonye impita mvuga tugize amahirwe. ugize amahirwe kabisa kuko ni ibiciro biri hasi cyane. nangahe rero tugomba ntabwo ari menshi cyane rwose. nangahe bitewe n'inuza nuko amazu inaha arahenze ariko iyi ngiyi ndayiguhera make. nangahe rero ni so wari urimo yishyuraga nshaka kugabanyirizaho make. ni ibihumbi ni 20 yonyine. ntajya ngo 20 kuba ntaguciye 30 nuko mbese ni imwe nkugiriye.
kuko uwari uyirimo kandi urabona ko nateyeho karabasasi, igisenge naragihinduye, igisenge naragihinduye, urabona ko ibintu byose bimeze ni n'amabati nimba warebye neza. Ubu iyi nzu urabona ihuriye iyi ngoro kubase dose ngira ngo karabasasi umugore wazi ibintu byo kubatsa ahubwo yize engineer kabisa. Ndumva ibiciro n'ubundi mwabyumvisha ahubwo mwatangira mukayibamo ariko murabanza mwishyura ameza ngahe? Reka amafaranga yose ikibazo ariko ayo mafaranga duciye ni menshi. Amafaranga ni menshi. Gerageza utugabanyirize. No murengera. Ni menshi rwose amafaranga. None mwebwe murakora mwatanga ngahe ku nzu nk'iyi cyitegererezo? Jewe numvaga ko bwanjye ninatanga nk'ibihumbi 6 w'indi. Ariko muzere. Iyi ni inzu, iki ntabwo ari ikiraro. Mwikomereze nakundi. Ayo niyo mutanga. Ariko rwose mubyeyi wareka tukumvikana rwose ntabwo dukwiye. Haruko ntabagize iyi nzu si mwayibonye. Minisitiri aba mu nzu emeze gutya. Gitifu aba mu nzu emeze gutya. Burya iyi nzu wayishyura 20 abaye ari wowe. Aya nyuma mutanga nangahe? Basi tumenye 12 rwose. Oyo kirisi ngo 10. Ibyo 15 mu byuzuze ahubwo ubu ngubu kambaho amategeko y'inzu yanjye rero kigenerwaho icyambere. Izira nka zanjye ziri hariya nta kurya zibareba, kwinjira usohoka wapi, ikindi kuvuga ninjoro ntabwo byemewe, nta rusaku na ruke ruba hano. Mumbwire nanjye mbabwire